mu gice cyatambutse mu nkuru inzitane twasize Jinta yararimo asenga cyane ko yararimo avira ku nda. Ni nyuma y'uko yari amaze kunywa juice yari ihumanye. Iyi juice ni juice yari yahumanyijwe na Nimrod ndetse na Mama Lucas. Ese hinda ye yaje kuvamo nangwa Imana yaramurengeye? Reka n'ubundi inkuru yacu tuyitangirire kuri Jinta. Jinta amara gusenga akiryamira agatuza, uburibwe bukaba bwose, mu nda haramurya, ariko akaguma guhagarara kuri rya jambo ngo Mana kuri iyi nshuro nta hantu ndi bujye. Niba ko kuri Imana yamvuzeho, niba ko kuri Imana inyitayeho, ukaba uri Imana inkunda, Imana iri mu ruhande rwanjye, Imana ireberera hose icyarimwe, ijisho ryayo rikareba hose, Imana ivubira imvura ababi n'abeza, ikarengera abayitakambira ku manywa na nijoro. Niba ko kunkunda nk'uko ubimbwira, uburinzi bwawe bukaba buri kuri njyewe, igitinyiro n'igikundiro cyawe byose bikaba biganje kuri njye, niwigaragaze, niwitamurure. Ufite imbaraga ziruta iz'abaganga, uri hejuru ya byose, ushoboye byose. Kuri iyi nshuro ntegereje gukora kwawe, kandi nabwo niba bikunaniye ubwo nyine bihwaniremo. Ndambiwe izi mvururu, ndambiwe intambara za hato na hato. Ninde uri kwa muganga? Ni njyewe Jinta. Ninde wapfushije? Ni njyewe Jinta. Ninde ufite icyangiro udakunzwe n'umuryango yashatsemo? Ni njyewe Jinta. Ninde uhorana ibibazo bidashira? Ni njyewe Jinta. Ntekereza ko nagize amahoro igihe nitwaga Kimi ntaramenya uwo ndiwe. Nagize amahoro ubwo nabanaga na mama wampaye. None narongeye ngaruka mu muriro utazima. Urabizi ko mabuko atankunda no kuvana mbere hose. Urabizi ko uyu muryango nawushatsemo ariko utigeze unkunda. Rero byose warabirebaga. Wampuje na Lucas byose ubizi ko bizambaho. Wari ufite n'inzira uzabicishamo, wari uzi nuko uzabigenza. Rero Mana, aho bigeze njye amaboko ndayamanitse. Aho bigeze singishoboye guhatana no guhangana. Kwihangana kwanjye nahakugarukiye. Mana, I'm really tired. Ndananiwe pe. Ibi maze kubirambirwa. Mana, this is too much. Ibi birenze urugero. Kuko siniyumvisha ukuntu mbura amahoro ndi mu rugo rwanjye. Nkabura amahoro nkaho hari ikintu nacumuye. Ese ubundi what have I done? Mana, murankubaza n'iki nacumuye gituma nyura mu buribwe bumeze gutya? Ahari iyo nza kugira data na mama ntago nakabaye nsuzugurwa gutya. Nanjye nakabaye mfite mama ndirira. Mana, ibyo urabyumva? Iyo nza kugira data kuko ndi umukobwa, ahari yari no kunkunda, njya numva ngo abana b'abakobwa na base baba ari inshuti, ariko njye ayo mahirwe warayanyimye. Ahari iyo nza kugira data nakabaye ngenda nibura nkanamuririra, wenda akanampumuriza, nkumva byibura ko mfite ababyeyi iruhande rwanjye. Nakabaye ndirira mama akambwira ngo wenda mwana wanjye niko zubakwa,
ariko ku myaka yanjye ntawe mfite ndirira, ntawe mfite mbwira, ni wowe mbwira Mana. Wavuze yuko uri se w'imfubyi ukaba n'umugabo w'abapfakazi, none kuri se w'imfubyi kandi nanjye nkaba ndiyo, nkaba nafite kivurirane kirengera, nkaba nafite unyitaho, wowe ubundi uri hehe? Kuri se wa twebwe tutagira n'uyu n'umwe tureba. Aho bigeze rero Mana, ngwino aba ari wowe ndambikaho umusaya wanjye, aba ari wowe ndiriraho, ngwino aba ari wowe ungira inama, ntegereje kumbwira ko ariko zubakwa. None ko nta bandi babyeyi mfite, wanyambuye byose, wanyambuye umunezero, nakuze ntazi data na mama, harya ubwo nasigaranye iki? Nsigaranye wowe, nta wundi mfite ndeba. Mana, amaso yanjye yose nyanze kuri wowe, niyo mpamvu rero muri kano kanya nkeneye ugukora kwawe, nkeneye ubutabazi bwawe. Ese Mana, wanduriye umutima ntabura, urabona nananiwe, urabona bitamaze kundenga. Nijya uhora mu bibazo, nijya uhora agahinda, nijya uhorana ibibazo bidashira. Ko mfite buri kimwe cyose, mfite umugabo unkunda, dufite amafaranga, dufite amakampani, dufite buri kimwe cyose, nta kintu n'iki na kimwe tubuze muri uru rugo, ariko se bimbuza kuruririramo, bimbujije kuruburiramo amahoro. Hari icyo amafaranga atagura, ntabwo yagura umunezero, ntiyagura amahoro. Mana, ni wowe wansezeranyije, urambwira ngo uzaba mu ruhande rwanjye kuva mu bwana bwanjye, wansezeranyije ibintu byinshi kandi byiza, nabibonesheje amaso yanjye byinshi, ariko se waye kuki nta mahoro mbigiriramo? Mana, byose wari ubizi sibyo? Wari uzi ko nzahura nabyo. Ese warandetse, warantaye, aho bigeze sinyizera ibyo uba wambwiye, kuko urambwira ngo uraje, aho kugira ngo byorohe ahubwo bigakomera. Mana, inda yanjye iraramuka ivuyemo, umwana wanjye araramuka avuyemo, aho bigeze nanjye untware, ntabwo ibi nashobora kubyihanganira. Wase ninjye uzahora uruhira ubusa, ninjye utazigera mpeka, ese ninjye utazigera ubona umwana atamba mu mbuga, ninjye utazigera witwa mama kandi byitwa ngo ndi umubyeyi, byarampfusha, ntwita zivamo, byose uraho ubireba, uri Imana ishoboye byose, wiyicariye aho ngaho. Oh yeah, man, like I said, this is too much. Ubu buribwe ni ibindi bindi kuri njye. Ese ubundi Mana, ushaka kunyereka iki? Nicyo ushaka kugeraho? Ndabizi neza nta kintu n'ikintu na kimwe cyangeraho, wowe ubwawe utuguruye amarembo, na Satani ubwe ntiyampangara, ndi mu burinzi bwawe. Rero byose ureka ngo bingereho nuko uba wabyemeye. Ndabizi ko rimwe na rimwe ujya ubyemera, ariko kubera iki ari njyewe, kubera iki iteka ari njyewe Jinta, nabura kuki utanyorohereza? Sinshobora kumara kabiri nishimye, njya nshaka umunsi nigeze nakishima mu buzima bwanjye nkawubura kuva navuka. Umunezero uhora umbwira, ibyishimo uhora umbwira, yewe ngo uzansetsa, ko ntarabibonesha amaso yanjye. Wansekeje ryari? Ese uzansetsa ryari? Ntakiri kuri iyi si? Narapfuye ntakiriho?
nibwo uzihandagaza ngo uje kunsetsa. Nkeneye gukora kwawe ubu. Mana, nkeneye Imana ivuga kandi igakora, Imana ivuga igasohoza. Mana, niba bishoboka iki gikombe kindenze, kuko kukinyweraho bikomeje kumbera ihurizo, bimaze kunshobera, ndashobowe, ndananiwe. Jintu uko aba avuga ayo magambo mu marira n'agahinda kenshi, ntamenye igihe yasinziriye. Arasinzira, mu gusinzira amasaha aragenda akicuma. Nimurat na mama Lucas batangira kwibaza impamvu batari kumubona aho ngaho. Mu gucekinga bakabona ko karasa n'uwanyweye kuri Joyce, batangira kunezerwa no kwishima. Bakavuga ati ariko twagiye kumva nawe ngo tujye kumureba turebe ukuntu ari kugaragurika we. Umukecuru ati subwo ngubwo buriya yaba ari kugaragurika akaba atatatsera, ko mbizi ko nawe yitatsa kubera ko aba azi ko umugabo wamukunda de. Ubu yakabaye yahamagaye Lucas aba yageza, asanga nta n'icyo kabaye. Nimurat ati nyamara wasanga byamukomeranye yabuze uko avuga. Undi ati se bibaho? Uriya mugore yaba ari igikoko agahura n'ibibazo agaceceka ntavuge? Ntabwo bishoboka. Nimurat ati yewe tujye kureba. Undi ati tujye kumureba mu cyumba se? Nimurat ati yego tugenze tunamukomanyire turebe uko ameze, tujye kuverifyinga ariko niba ari na muzima nta kibazo afite. Undi ati oya, ahubwo tugende gake gake twumvirize. Nimurat ati oya yewe turanafungura turebe. Bahera ko bagenda bagera ku cyumba cya Nimurat ndetse na Lucas, bakumva nta kintu n'iki na kimwe kiri gukoma. Bagerageza kumviriza ngo bumve ariko bakumva nta kintu n'iki na kimwe kiri gukoma. Nimurat arakomanga ako Jinta nta n'ubwo bumva. Banyeganyeza urugi bishoboka ntabumve. Umukecuru ahera akabaza Nimurat akamubwira ati ariko subwo aho uyu mugore arimo ra? Ubwo ntiwasanga yigendeye? Uyu mugore ntawe urimo. Kera ngo ntekereza ko yaba arimo. Kose yaba arimo akaba atari kumva ko umuntu ari yarakomangara? Nimurat ati ntangwa yaba yasohotse yagiye. Hakosha wabona yijyanye kwa muganga, wabona byamukomeranya akagenda. Umukecuru atari kuzikara ibyo. Harya twigeze duhugaho gatoya mu sitingi room twigeze tuhava? Nimurat ati yewe ntabwo uzi se ko twagiye ku muhanda kwishakira popcorn. Ndata ariko nawe umaze kungira akamarine, tuntu twose reba nk'utuntu uba wanyirijemo. Nimurat ati ahubwo mama nsigaje kujya ngutwara bakagusirimura, ibyo byenda wambara bakabigukuramo ukajya wambara nk'umwana ukiri muto, izo ngoyi zawe bakazepiye ukajya witera makeup. Erega mama nubwo utekereza kuri umukecuru ntabwo ushaje uracyari muto. Undi ati nanjye se jya nambara nkamwe bana ba?
Muratati cyane rwose. Ese we ntibyakubera? Mama Lucas ati tuzareba. Muratati ubwo nyine dutereye igiwereye, none nuko babyita kubyara igiwereye, no gukubita igiwereye, no kubyara igiwereye, kimwe muri ibyo. Twigendere nyine, ubwo wabona kagiye no kwa muganga. Baragenda bakiyicarira mu sitting room. Hashira akanya Lucas agataha. Akigera mu muryango aritegereza agasanga mama we yicariye mu ntebe aho ngaho, we na Nimurate bari kureba TV. Tuve aho ngaho twigarukire mu rugo kwa Layla. Layla aba yiyicariye mu rugo atuje, ari kumwe n'imfura ye. Umwana we amaze gukura ndetse amaze kuba umusore, kajya aza akicara iruhande rwa mama we. Layla ati se Ntwari, bite kandi ko wicaye aha? Ntabwo ugomba gusubira mu masomo? Ndatoya mama, ndi hano kwicara iruhande rwawe. Rimwe na rimwe mba numva ngukumbuye. Sigaye njya ku ishuri nkumva twatinze gutaha. Erega mama, ni njye njyenyine ufite, nta wundi ufite wo kukuba iruhande. None se data ko yakubereye ikigwari, uragira ngo bigende gute? Ndati mwana wanjye, ibyo sankorera byose nibyo yankoreye, simbyitayeho. Kasita yamaye umuhungu mwiza ukunda mama we. Urukundo rwose nakundaga Dylan, sigaye ndukunda wowe mwana wanjye. Urukundo rwose rwose nahereje papa wawe ubwo namukundaga. Icyo rwambyariye ni icy'umugisha kandi ni icy'umumaro. Niyo mpamvu mba numva nkunezererewe mwana wanjye, kandi rwose nabuzwe n'iki kukunezererwa. Uri imfura yanjye, uri intwari yanjye, maze uzaba intwari nk'izina ryawe. Ntwari ati mama, nta munsi n'uyu n'umwe nzatuma wongera kurira. Uko nshoboye n'uko nshobojwe nzaba mu ruhande rwawe. Njya ngira ubwoba iyo nkubona wigunze, ni nayo mpamvu mba numva iteka naba ndi mu ruhande rwawe, nkaba ndi hafi yawe kugira ngo nabura nkurinde. Gusa mama, ndagukunda. Mama, uri mama w'intwari. Ubutwari bwawe bunyereka ko mu bibi no mu byiza ngomba gukomera. Ubutwari bwawe bunyereka ko ngomba gushira amanga, kandi I will do it. Ndati mwana wanjye, ndabizi ko ubunyitayeho, ariko nawe jya wiyitaho. Ugomba kwiga ugatsinda, ejo ukazavamo umuntu ukomeye. Ndati mama, umurasi nzigira ngo utenguha. Amanota nzana ahubwo kuri iyi nshuro nzayakuba. Ndamutse ntatsinze naba ntengushye anko wanjye unkunda cyane. Mama, urabizi ko naba ntengushye Lucas se ndetse n'umugore we Jinta.
ibaze ko bankunda nk'aho banyibyariye. Rimwe na rimwe njya nicara nkareba uburyo batwitaho, nkumva nabura umunsi umwe nanjye nzabitora. Mama mba numva nsa naho mfite umwenda munini cyane mbere y'umujenta ndetse na Uncle Lucas. Rahira aramwenyura akambwira ati mwana wanjye, umusaza wanjye aragukunda pe, kandi agukunda cyane, yewe na muramukazi wanjye aragukunda. Ni kenshi bagiye bansaba kugutwara ukiga iwabo mu rugo, ariko ndabyanga. Yewe Lucas yageze n'aho ambwira ngo kujyana ujye kwiga mu bihugu byo hanze, ariko ndebye ko nzicwa n'irungu nabwo ndabyanga. Ntwarataye mama, nanjye ntago nari kubyemera. Njyewe Ntwari Dolan nsiga mama wanjye w'igikundiro ngo ni amashuri? Oya, n'iwacu barigisha, nziga iwacu i Rwanda nigumire n'iruhande rwa mama wanjye, kandi ibyo ntibizambuza gushimira Uncle Lucas kuko niwe unyishyurira fize. Byose rero yatugejejeho, kandi na byose ampereza njyewe nzamwitura. Ndatoke ntacyo bitwaye. Tuve kuri Rahira ndetse n'umuhungu we Ntwari Dolan, tugaruke kuri Dylan ari kumwe na Bianca. Aba batangiye gushwana. Dylan ari kubwira Bianca ati narakwizeye, watumye nsiga umugore wanjye w'igikundiro. Reba imyaka yose maze narakuyeho telefone, sinigeze ntuma umugore wanjye amenya aho ndi. Umwana wanjye w'imfura naramutengushye kandi nari naramusezeranyije. Ese ubundi ni ibiki wamaye? Wa mukobwa we ni ibiki wamaye? Byatumye nibagirwa nkibagirwa umuryango wanjye. Nabaye ikigwari, nabaye umuhemu. None reba imyaka yose tumaranye. Ese kuki wangiza igishushushungwa? Kuki wangiza ikigoryi? Ubundi kuki na mbere hose ntigeze mbona ko ibintu byose wambwiraga ari ibinyoma? None kano kanya uri kwihandagaza umbwira ngo ni nkubabarire? Waratinyutse ukambeshya. Niko Bianca, mbwiza ukuri ko wari ubizi ko utabyara, ko wari ubizi ko kubyara kwawe bigoranye, kutazigira wongera kubyara n'umurundi n'uyu n'umwe. Kuki utambwije ukuri? Bianca ati baby, ndakwinginze, nari mfite ubwoba ko wanyanga, nari mfite ubwoba ko wansiga, nari nzi ko uzagenda, niyo mpamvu nakubeshye. Undi ati none urumva ubu ngubu ari bwo uri bungumane rero, uri kwibeshya, aho ngaho wakisha. Ukifata ukirwaza rimwe na rimwe ngo inda zavuyemo, kandi ubizi neza ko utigeze utwita. Nkirirwa kwa muganga nahangayitse nzana akana kariya mvuga ngo umugore wanjye byamukomeranye, ubizi neza ko nta kibazo n'iki na gito ufite. Ukirwaza buri munsi. Bianca wambeshye kangahe ko inda zavuyemo, kandi ubizi neza ko utazigera usama n'umunsi n'uyu n'umwe. Wari uzi ko ntazabimenya? Wari uzi ko bwa nyuma na nyuma abaganga batazambwira ikibazo ufite? Wari uzi ko uzambeshya kugeza ryari? Ngaho mbwira. Bianca urakoze, wibare kunsengera, wibare kungira ikigwari imbere ya famiye yanjye. Ese ubu Rahira nzamuhinguka imbere gute? Nzagenda musaba imbabazi mfukamye, nzagenda ndambaraye, nzagaruka iwanjye gute? Ubundi nakwizeye gute?
gute nisanze hano hantu, gute nisanze narataye umugore wanjye w'isezerano isanga ndi kumwe n'ihabara nkawe. Bianca toya be winyiti habara byose nabikoreshwaga n'urukundo. Urukundo se rutumubeshya? Umuntu ukunda umubwiza ukuri, yaba ari ugukunda akagukunda, yaba ari ukwanga akakwanga, ariko wamubwije ukuri. Kuri kwawe ni hafi ya nako. Uri umugore gito, ntabwo ukwiriye urukundo rwanjye wowe, nta nubwo ukwiye respect yanjye. Dirani n'umujinya mwinshi yinjira mu nzu agafata ibye byose agasohoka, asiga abwiye Bianca kambwa tunyibagirwe, ntuzigere wongera no kuntekerezaho, nabura n'umurundi n'uyu n'umwe wonyine nunantekereza, ntuzigere utekereza no kunshakisha nangwa se kumumagara. Ndagiye nsanze umugore wanjye, ningira amahirwe akanyemera. Tuve aho ngaho twigarukire mu rugo kwa Lucas. Lucas ageze mu sitting room, harimo yitegereza abona ukuntu mama we nari muratsi bashishikaye bari kurya popcorns. Arabaza ko mwicaye hano mwenyine se. Mama wati wagira ngo tube twicaranye nande se. Lucas se ko mbona Jinta atari hano, where is she? Basekera rimwe, mama wati ari kurasetsa. Hano se hari house girl, hari wa Jintara? Nangu urabona turi bodyguard biwe. Nta muntu ushinzwe kumenya ahantu ariko. Niba atari hano ubwo afite ahari. So umugore wawe wamuhamagaye. Lucas atari ko mama wajya ugabanya umushiha. Nk'ubwo ko nari nkubajije ngo umugore wanjye ari he, hari ibindi bintu nari nkubajije. Asuzahorana umujinya n'ubugome byuje umutima wawe, byamunze umutima wawe kugeza ryari. Aramwihorera akazamuka agera ku cyumba agafungura umuryango. Mu gufungura umuryango akinjira, mu kwinjira rero asanga Jinta aryamye agicana itara. Jinta yera akikanga, Lucas yera akamwegera akamubwira ati babe relax, ni njyewe. Si neza warahahamutse, ibaze ko wari wiganze. Ndaterega be nari ngize ubwoba ko babagoma ari bo bagarutse hano. Atawi sigaye ninya pe, ahubwo se winjiye gute? Lucas atari ku muryango ni wari ufunze. Jinta ati naryamye nafunze icyumba. Yesu wanjye, akuzi ko ntabwo bangira. Nuse kano kanya nari nibagiwe ubugome bw'amabukwe koko. Ibaze iyo nyinjirana noneho yari kumpeza umwuka. Lucas araseka atari ko be siko neza wahahamutse nk'uko nabivugaga. Mu mutima wawe uba ufite ubwoba ko bazakwica. Ese ubona mama gukozeho yankira koko? Nawe arabizi ko atatinyuka. Azibeshe se yongera gukozeho urushyi nangwa agukozeho imitwe y'intoki ze. Babe, igihe cyo kubaha mama cyararangiye. Ubu ngubu icyo ndeba ni wowe mugore wanjye. Mama niba ntaramwihanganiye narasibye. Rero ugomba gutuza nta mpamvu yo guhorana umutima uhangayitse ngo nyoko bukora kugirira nabi. Azibeshye se maze arebe ukuntu arebe ibintu mukorera. Nzamuha isomo atazigera yibagirwa. Azajya aho iteka yibuka ko umuhungu we Lucas yamuhaye isomo. Lucas akitegereza neza abona uburiri bwose bwuzuye amaraso. Yitegereza umugore we avuga ati babe
ibi ni ibiki? Jenta ati be never mind. Undi ati ngo iki? Uri kumbwira ngo I never mind? Ndi kubona uburiri bwose bwuzuye amaraso, ne kubyitaho. Baby wabaye iki? Ntumbwire ni iki cyabaye ko uburiri bwose bwuzuye amaraso? Jenta nta kindi kintu akora, arahaguruka akambwira ati ahubwo baby igirayo nkuri aya mashuka ndebe ko nasasanda. Ntugasato ya urabanza umbwire wabaye iki? Habaye iki aya maraso yose na iki? Mama yagukozeho? We na ni muratera ikintu bagukoze? Ubundi kumbonye ukikanga ni iki cyabaye? Lucas n'umujinya mwinshi arasohoka ati noneho kuri iyi nshuro ndica umuntu, bagomba kunsobanurira ibyabaye. Amanukana umujinya muri sitting room. Akigera mu sitting room ahera kafata mama we kamubwira ati mama kuri iyi nshuro ngiye kukwereka cukara yanjye, ntago ndi bukwihanganira, dore igihe wahereye. Amukubita urushyi rwiza, akimukubita urushyi Jenta aturuka hejuru amanuka ari kuvuga ati babe wibikora ndakwinginze, reka basi ngusobanurire. Undi atoya reka mama muhe isomo, kuko ndabizi ko byose ashobora kuba ari bubiri inyuma. Inkuru yacu reka tuyisubikira ahangaha. Ese koko Lucas araza kugera aho ngaho yumvira umugore we areke gukubita mama we? Nangwa ntari bumwumvire? Ese ubundi mama Lucas koko arabikwiriye kuba yakubitwa n'umuhungu we? Ese aho Lucas ntiyaba agize umujinya w'umurengera yarakwiriye gukontorora, bitari ngombwa ngo ajye kurwana na mama we nangwa se ngo amukubite? Ese ubundi birakwiriye ko nabura n'iyo umubyeyi yaba yaguhemukiye nangwa se arimo guhemukira kumukubita? Ese ubundi kosa rikosora irinde? Byose twibaza. Ndabizi nawe uri kunyumva ufite igisubizo. Ese ari wowe wafata umwanzuro nk'uwo Lucas afashe, nangwa wakubaha nabura ko ari umubyeyi wawe? Inkuru yitwa Inzitane, ariko byinshi twibaza, ibisubizo biri mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Inzitane, njyewe nitwa Tete, nibyo uyandika ndetse ni nanjye uyibagezaho.